mu Rwanda hagiye kubakwa igikorwa remezo kirenze inyubako ndende nziza rwose. Nabonye bizaba birenze cyane hashingiwe ku kuba izaba yegereye Kigali Convention Center. Izaba ari inyubako nini kandi bavuga ko izibanda cyane ku bucuruzi. Ubwo rero yegereye Kigali Hit bizaba bihambaye cyane kubera ko ni inyubako ndende, bivugwa ko izaba igeretse inshuro 19. Yego, ikitwa Park Lane Tour. Izaba ari inyubako irenze bya hatari, kandi abayibona ku mashusho izaba ifite hanze agace karimo jardin kuko harimo ibiti bitanga umwuka mwiza, n'ibyegerana n'iriya nyubako ya convention ya Kigali Hit. Umujyi uzaba urenze cyane, ibintu bizaba bihambaye, bizatwara miliyari 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni miliyoni 562 z'amadolari y'amanyamerika. Bizaba birenze cyane, bizaba bihambaye kugeza ubu ngubu. Rero ubu ngubu imirimo yo kuzamura iyi nyubako iri gukorwa n'ikigo n'ubundi mpuzamahanga gikora ishoramari y'ubwubatsi cyitwa Park Lane Group. Muri Gashyantare 2025 nibwo Advanced Construction Technology Services, ikigo cyo gikora imirimo yo gupima ubutaka ahagiye kubakwa imishinga ikomeye y'ubwubatsi, cyapimye rero ko agomba rero gushyirwa iyi nyubako ko rero biberanye. Iki ni ikigo ni nacyo kandi cyapimye ubutaka buri kubakwaho ikibuga cy'indege cya Kigali kiri u Bugesera, ndetse kandi hashyizwe inyubako yitwa Northcan House Kigali, aho n'ubundi iki kigo cyakoze n'indi mishinga minini mpuzamahanga irimo Doha Metro, Riyadh Metro, ndetse n'ikibuga cy'indege nyine cya Arabia Saudite nicyo mu Barabu cya King Abdulaziz, ndetse kandi na stade yo muri Qatar. Iyi nzu ni imwe rero mu mishinga migari y'ubwubatsi iteganyijwe mu Rwanda, aho nyuma y'indi n'ubundi nka Kigali Innovation City ndetse na Vision City ya kabiri, ndetse na Inzovu Mall, ndetse n'indi mishinga igirwa mu ruhare ni group ishinzwe kugenzura ndetse no gupima ahantu hagomba kubakwa inzu runaka bitewe n'ubushobozi bwayo. Ahangaha rero birumvikana ko imirimo igeze ku banakunze kuhabona, bazi biriya bice barahazi cyane ahantu nyine biri gutegurirwa. Birumvikana biri gutegurwa cyane, abantu benshi bagiye bahabona mu irushanwa ry'isi ry'amagare uburyo hari hameze. Yego, harimo harategurwa mu myaka iri imbere rwose. Turaza kuhabona umuturirwa uhambaye cyane, abantu bagakoreramo ibikorwa byabo bitandukanye, kandi bizagenda neza kuko n'ubundi iki kigo nicyo kiri kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Kirahambaye cyane, gisanzwe kizi uburyo imishinga ikorwamo. Ikigo cyakoze muri Qatar mu mastade yaho bagiye bayabona mu gikombe cy'isi cya 2022. Urumva ko ni ikigo kirenze cyane, kizi gukora imishinga ihambaye. Rero kizafasha no mu Rwanda kugira ngo uyu mushinga ushyirwe mu bikorwa, kandi kuva ari igikorwa kiri hariya ahantu nka hariya, ntago ari igikorwa kizatera cyangwa gusanga ari ya mishinga igenda idindira, kubera ko ntago bafata inyubako ngo bayubake hariya hafi ya Kigali Convention Center bayiregeke cyangwa se idindire. Ntago bishoboka. Hari n'ahantu umuntu wese ababona, niba ni inyubako ibizwi n'umukuru w'igihugu hanabaca cyane, akavuga ati iriya nyubako ntago ishobora kudindira cyangwa hariya ni ahantu heza h'imishinga iremereye kandi ikomeye. Kigali Convention Center inyubako ni nziza. Ngo ubundi bitege niba hari Convention Center akaba Kigali Hit, ngo ni ibigo bimwe byakira n'inzu zakiraga inama zikomeye ndetse n'ibindi bikorwa bihambaye, ariko bakagorwa niba hashyira nyubako bizoroshya cyane kuko
ni mu buryo bw'ubucuruzi abashyitsi bari hariya gufata icyo kurya hari urumva bizakora haza barimo n'amaresitora n'ibiki byose nyine ubucuruzi bukorerwe hariya byegeranye na convention center byakiriya inama zihambaye cyane Kigali Hit numva ko bizaba ari ibintu birenze cyane kandi ni umushinga uba ari mwiza kuko bari wizwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere birumvikana cyane ni umushinga mwiza n'umushinga mugari n'umushinga wagutse uzatwara akayabo k'amadolari ndetse n'akayabo k'amafaranga y'u Rwanda turi kumwe na Ricader muri Ricader bimeze bite Ricader ni abantu bafite umwihariko cyane bafite ibyo kunywa byose byaba ibisembuye byaba bidasembuye bagufitiye amarikeri atandukanye bagufitiye champagne mukoresha mu birori bagufitiye amaji atandukanye ibyo kunywa byose bizaba bitwarika ibyo ugura ugatwara mu makanete yabyo ibyo kunywa byose wabihasanga bakorera hano Kicukiro i Nyanza ariko bamaze gusobanukirwa ko umukiriya ari umwami babashyiraho uburyo bwo kuderivaringa aho waba uherereye hose kuko bazi ko umukiriya ari umwami baravuze bati kuki batuma niba udashaka kwirirwa ugenda ngo ujye ku muhanda cyangwa se utuma umuhungu wawe umukozi wawe kwirirwa ashaka ibyo kunywa kuki utabahamagara ngo babigusangisha aho uri niba utaba bitakunda ko ubasanga hano Kicukiro Nyanza aho bakorera barakubwira ngo rero bahamagare cyangwa bandikire kuri 0788 05 6 981 cyangwa ubahamagare kuri 07 9 15 10 ubundi bikorwa byawe bigirwamo uruhare na Ricader kuko byaba mu birori byaba kwisabanira n'umuryango barahari kugira ngo babigufashe ibyo kunywa byose babikugezaho Liquor and Wine Store, alcoholic and non-alcoholic beverage selling and delivery. birumvikana ni alcoholic and alcoholic beverage selling and delivery. Noneho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo Wazalendo ikaba arembeje abaturage baburisha bunda. Akundi Wazalendo yigize iki wazagiye kurwanayo hanyuma iyi ntambaro kuyihagarika ngese arengana wa mugabo we ntago namenye icyo barwanira kuko Wazalendo yahawe ijambo uzikurasa wamenyera he bajambwira abanyarwanda niba ndi umusivile cyangwa ntari umusivile bari bakora ku mbunda se muri uru Rwanda se biremewe kugitunga kandi umusirikari yakaguhaho ukayikuraho gusa akaguha ufateho ibyo bintu ntibyemewe ko itegeko rivuga ko nta musivile wemerewe gutunga imbunda kandi n'umusirikari wagaragara ahereza umuturage imbunda ubwo sinzi icyo byaba bishatse kugaragaza birumvikana nawe ni intwaro ye ushaka kunkoresha amakosa rero Emmanuel ariko ugiye muri Kongo wayikoraho hari inkuru ejo bundi nabonye y'umwana w'i Rubavu w'imyaka 18 yajyanwe muri Kongo nari ndi kuyireba ejo yajyanwe muri Kongo bamubwira ko agiye gukora y'akazi gasanzwe kwishakira amafaranga agezeho bahita bamuhereza imbunda ni inkuru yambabaje cyane kuko yarabonye akazi se aya ntagaraka we yagezeyo bahita bamujyana ngo ajye gukora mu mutwe nibagiye umutwe bamujyanyemo Kongo ifite imitwe utamenya ariko we yabivuze avuga ko byatumye nsubizwa cya kibazo nibaza uburyo bakoresha mira mitwe yavuze ko iyo bagiye kurwana bafata imitwe yose Wazalendo FDLR FARDC imitwe yose bakayibwira ngo tugiye kurwana n'uriya ariko yavuze ijambo aravuga ngo mu kwezi iyo bajyaga kurwana intambara kuko bagiraga mu ibitero byinshi mu kwezi ariko mu kwezi byashoboraga ko ngo bari gutsindamo igitero kimwe ibindi byose bakabirwangana nta gitero batsinze kuko ngo barabafataga bakabashyira hamwe ubundi bakababwira ngo bajye kurwana bitandukanye na Wazalendo rero ngo Wazalendo rero ngo kwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bikomeje gutera ubwoba abaturage bari muri teritwari ya Shabunda muri Kivu y'Amajyaruguru umuryango rero muri Kivu y'Amajyepfo Kivu y'Amajyepfo sorry murambabarira muri Kivu y'Amajyepfo ubuse aba bantu bashaka gushyirwa mu gisirikare bano bakobwa abantu bakora muri screen yo kubibona neza cyane oya abangaba twe tumwe na tumwe two muri Wazalendo utamenye ibya ngo dukomeje gutera ubwoba rwose ngo bituma abaturage bibacanga bakamenya ko
bakayoberwa uko bigenda. ngo bimeze ite rero? Rero ngo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri Shabunda uvuga ko aba barwanyi bigaruriye uduce twinshi bagakora ibikorwa bibi ndetse by'urugomo. Bimwe muri ibyo bikorwa harimo iyicwa ry'umugabo Ikakamba muri sheferi ya Bakisi. Abatangabuhamya rero bavuga ko ni ukuvuga ngo abatangabuhamya bo ubwo ni ukuvuga bamwe mu bari muri turiya duce ababibonera kure ariko bicecekeye bakagenda hariya bakabona utuntu twose. Yego yavuze ko rero yajugunywe ari muzima mu mugezi wa Mugoma n'abarwanyi ba Wazalendo kubera ko atishyuye umusoro. Kibaza ngo Wazalendo ishinzwe kwishyura umusoro hariya, nishinzwe kwishyura umusoro niwe yishyuza. ubundi se bishyuriye umusoro ko nikumva ashobora kuba baca umusoro udasanzwe. Nyine birumvikana umusoro babaka ntabwo usanzwe, bivuze ko urenze cyane, urengeje wagombye kwishyura. Nawe bishyura umusoro wenda mbese umuturage usanzwe yishyura umusoro ntabwo yishyura umusoro kuri bariyeri. Kuri bariyeri se n'uvuga ngo gutambuka habiri icyo bisaba. Uravuga nese kuki bamwemereye gutambuka atishyuye umusoro. Rero ngo aho batambu ubwo sinzi ubwo buryo batambukagamo. Ni imiyoborere bwo yanze kwishyura umusoro. Ni bwa buryo aho Wazalendo yagiye yigabanya mu duce. Uvuga ngo kuva mu gace kamwe ujya mu kandi hari icyo wishyura. Rero yanze kwishyura umusoro niko kunyujugunywa mu gihugu kimwe. Ukashama ku bintu koko birababaje. Reka dufate urugero Richard Relax, tuvuge ko uvuye hano Kicukiro wajya Gasabo ukishyura. No kuva noneho si ibyo, niba uvuye wenda se i Nyanza, Kicukiro wenda i Nyanza ujya Sonatibe hari ikindi uri bwishyure. Ni uko nguko bimeze. Rero ngo umurambo we kugeza na n'ubu witwaje umusoro neza. Make imitwe ya Wazalendo ifite uduhugu twabo duto bashinzwe kugenzura bavuga ari kijyana. Ubu hari n'inama y'uduhugu twa muri make muri Repubulika ya Kongo harimo uduhugu twinshi. Harimo nuko bimeze kubera ko nuvuga ngo mu mudugudu wa Bokulu muri shoferi wa Kabango ya mbere, urumva Kabango ya mbere umve nayo tundi duce ifitemo havutse imirwano hagati y'imitwe ibiri ihanganye ya Wazalendo kandi kuri tariki ya 31 Ukwakira. Oya baba sibabibonye cyagiye abafite imbunda imwe umutwe uba wabaye. Ibi rero byatangajwe na Actualité CD ivuga ko ngo iyi mitwe yarwaniraga kugenzura ako gace, bitumwa hafatwa umuyobozi w'umutwe umwe muri iyo mitwe uko ari ibiri hamwe n'abarinzi be nyine ba hafi. Imirwano rero yatumye inzego zigera kuri ingo zigera kuri 2547 zihunga ziva muri ako gace kuko ni imitwe ibiri irimo irarwana, ntiwamenya ikibiri mirapfa. Ushaka kuyobora ako gace gutyo gusa. Ni hahandi nyine ufata agace kawe kagira kawe mu gihugu kidafite ubuyobozi, niko bigenda. Burahari ariko ntabwo ibyo bibureba. Bufite ubuyobora iki? Ni ukuvuga ngo buyobora iki? Wenda ugiye kuvuga ngo ntabwo ufite ubushobozi bwo kuyobora nyine, nta buyobozi. Oya ntabwo ariko ngiye kuvuga, ahubwo ni ukuvuga ngo Kongo tugomba kuvuga ko ari nini. Nese irusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None se Leta Zunze Ubumwe za Amerika abayobozi baba barimo ntubazi? Buri leta ifite uyihagarariye. None se uragira ngo ariko Kisekedi, ariko iyi ni inama ngenzi sana mwihe. None se ari Canada na nuzi nini cyangwa se Ubufaransa. Ubufaransa se bufite ntuza bufite. Reka muhe inama bafashe Kongo buri Kivu bakayihereza umuyobozi. Inama ugiye kuyihande banzi yego uvuga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza.
ikibazo ubwo butumwa ubushyire wenda ndaza kubishyira kuri Twitter ndebe ikibazo ntagakurikira umutaginge umuha inama ndaza gushaka uburyo mwandikira kuri X mbwire nti kuki atafata buri kiva akayihereza umuyobozi bakareka Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru zikayoborwa n'abo mu mutwe wa FCM 23 itaguha umudugudu n'ibindi bice itaguha umudugudu ukawuyobora. Kisekedi nagakunda gutanga ubuyobozi gutyo gusa ariko nyine ukabanza ugafata intwaro ugahita ushinga umutwe wawe yaza gutumira ngo ujye kurwanya M23 ukagenda. Mu Rwanda ndatekanye mfite amahoro ndi umunyarwanda ufite buri kimwe nshaka ntacyo mparanira uretse kwiyubakira u Rwanda rwacu n'umubyeyi wacu ibyo abadashaka gushyira imbaraga mu miyoborere yabo. Umukuru w'igihugu niwe uvuga ngo ntago afite umwanya wo kwirirwa ayumvisha umuntu udashaka kumva icyo kintu ngo amwereke ukuri aho uramwereka ahubwo twicyo turaje inshinga nacyo ni ukwibakira u Rwanda rwacu. Ubundi abagize umuryango mugari wa Doma News tukakomeza kwaguka mukora subscribe musharinga ubundi mukajya muza live tukabana mu biganiro byiza cyane mukibuka gufatanya na Rikader mu birori byanyu ubundi mukazana ibikorwa byanyu niba muri bashya kuri Doma News bakamamamariza birumvikana. Hanyuma tunasoza ndagira ngo tubabwire ko muri Ituri umusirikari wa Uganda yishe arashe bagenzi be bari barimo na major. Ni kuvuga ngo ahitwa Zaire mu ntara ya Mahangi muri Ituri milimetero 200 mu majyaruguru ya Bunia hadutse rero imirwano yaguyemo abantu 4 barimo n'abasirikari 3 ba Uganda ndetse n'umugore umunyekongo ndetse na nyuma y'amakimbirane hagati y'abasirikari b'ingabo za Uganda. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko ibi bibaye ku tariki ya 1 Ugushyingo nyuma rero y'intonganya zadutse mu kabari kamwe ka hafi y'ikibuga cy'indege nk'uko rero bitangazwa na Radio Okapi. Bivugwa ko sergeant wa UPDF ikindi gisirikare cya Uganda Sergeant nyine UPDF wari wasinze cyane ngashinje majoro wo mu mutwe we woherejwe n'ubundi mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugirana umubano n'ishorekeye rero impaka rero zavutse zihereye aho ngaho aho sergeant akora mu mbarutso hanyuma ahita yica uwo musirikari mukuru ndetse n'umurinzi we bose abica. Rero yahise arasa n'umugore w'umugandekazi wabaye n'ubundi intandaro y'amakimbirane. Umugore w'umunyekongokazi yahise ko babita kuranguza aranguza inzoga y'abantu bakunda inzoga. Hanyuma rero nawe yaje gukomeretswa n'amasasu ataramugenewe hanyuma nawe aza gupfa mu gitondo cyakurikiyeho haguye mu bitaro bikuru bya Mahangi aho umusirikari warashe yahise afatwa na bagenzi we ndetse n'imirambo y'abantu 3 bari bishwe babahagande harimo n'umugande birumvikana yishe. Rero bari bajyanywe ahitwa Nebi ahari muri Uganda akaba yategereje kuba yaburanishwa ngaho da sibwa buranati burana ko yisha abantu kandi cyaha gihari binyuze mu muntu uza muri procedure cyangwa se muri process. Ese ari ibintu bitagira inzira binyuramo ubundi ni ziko niyo umuntu yakemera icyaha uti ndabyemeye ngewe nishumu baravura ntago bagira gutya ngo baje ngo bahite bumva ngo tumukatire kare ajya kuburana aburana ntaga agomba kuburana yemere bapfaga umugore sawa barwanye n'amarangamutima aho ntacyo narenza bapfaga umugore rwose. Icyo ndashaka kuvuga kugira ngo twigendere kuko abantu bari kurwana n'amarangamutima yabo ntacyo twabihinduraho. Amarangamutima y'ububwa kubona umusirikare urasa umuntu umwe 2 apfa umugore nikosa n'amarangamutima y'ububwa rwose. Ariko ubwo bafite impamvu yabo ntabwo twaba blaminga. Umunyekongo wabigendeyemo niwe babaje kuko cyari ibereyemo ni mu by'inzoga by'ubucuruzi ntabwo ibyo byamurebaga cyane. Ntabwo bizamurebaga se ntabwo yamurebaga bate ahubwo siyo yica abandi uwo mugore yashakaga akamureka
byose uvuga ngo hari ukuntu uba ushaka no kugira ngo hatazagira n'uza kubabara uwo mugore ye kuzababara none bamukijije bavuga ngo umujinya kariwe kabitera umujinya w'umusirikare ndwa mubi cyane aba ari umusirikare mubi ariko nta mujinya ubundi ugira umusirikare bo mu Rwanda ni abantu bagendera ku itegeko bakora ibintu byiza nta mujinya ugira umusirikare nta mujinya ugirwa n'umusirikare bise byabaye abo mu Rwanda twe bagendera ku mategeko n'amabwiriza bagaharanira icyatuma umunyarwanda agenda mu buryo bwiza bo ntago bajya bahohotera tunabashimira cyane banaje ku mwanya w'imbere cyane mu gucungira umutekano abanyarwanda bituma n'u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu kugira umutekano muri Afurika. Yes, birumvikana cyane. Reka dusoreze kuri iyi nkuru Chadrax aho umusirikare n'undi ukomeye wa Israel ari mu mazi abira kubera amashusho y'iyicarubozo yakorewe n'abanyapalestine. No kuvuga ngo ubundi byanze bikunze ibibera hariya bizagaragara. Akani gatariko. Akani gatoyi. Ni gato. Aya ntabwo ari byiza. Ni umusirikare rero ukomeye wa Israel ari mu mazi abira kubera ko amashusho y'iyicarubozo ryakorewe abanyapalestine. Iyi ni Major General Yafat Toma Yerushalayim wahoze ari umunyamategeko w'igisirikare cya Israel IDF yafunzwe nyuma y'uko hasohotse amashusho agaragaza abasirikare ba Israel bakoreraga iyicarubozo imfungwa ya Palestine. Toma rero Yerushalayim yari yeguye ku mwanya we mu cyumweru gishize nyuma yo kwemera amakosa ye mu kuba aya mashusho yaragiye hanze. Ngo yajijwe iki kuba amashusho yaragiye hanze ibyo gusa birumvikana ni n'icyaha iyo ataza kujya hanze ntabwo byari kumenyekana. Muri make ari mu mazi abira nyine birumvikana ni general Major General birumvikana yagombye kurinda abaturage umutekano ariko noneho haje kuboneka ikimenyetso suko wenda badasanzwe bica basanzwe babizi ariko ikimenyetso kirahari. Umuturage wese wabibona yatatera hejuru, umuyobozi wese yatatera hejuru, niyo yaba ari muri guverinoma ye amashusho yagiye hanze nawe ahita amubaza kubera iki ibintu byagiye hanze. Ese ubundi ari gute umuntu akora icyaha n'igihamya kuko yakoze icyaha abantu bifata amashusho hari igihe amashusho ajya hanze akamenyekana ukuri ariko hakomeje kugenda hagaragara ko abantu bagenda bahohoterwa cyane bo muri Palestine. Ibyo rero ntago wabibarenganyiza. Uyu mugore rero byakomeje kugarukwaho cyane ku cyumweru tariki ya 2 Ugushyingo ubwo yavugwaga ko yaburiwe irengero ndetse polisi itangira kumushakisha. Polisi rero yatangaje ko yaje kumusanga ameze neza ariko ahita atabwa muri yombi. Amashusho avugwa muri iki kibazo yaciye kuri televiziyo muri Kanama 2024 ko numva sari kera ubwo baramuziza iki ariko icyaha n'igisaza n'uwagikoze muri 2000 kugera ubu ngubu yabazwa byinshi. Agaragaza rero abasirikari ba Israel mu kigo cya SDE Telm bakubita ndetse bacengeza ikintu mu kibuno cyafungwa muri iyicarubozo rwose rikomeye kifungwa muri Palestine ubwo yarafungiye muri kimfungwa ya Palestine birumvikana nyuma yikanwa yo kujyanwa kwa muganga kubera ibikomere bikomeye. Abasirikare 5 rero binkera gutabara mu ngabo za Israel bagejejwe mu nkiko kubera iyicarubozo ryakorewe uyu nguyu. Yego nibyo ni uko agomba kuba ari gukurikiranwa ubwo ngoro mazi abira gusa bigiye kumukomerana ahita haza mu buryo bw'imiryango ho nihitangira gukorera dore ko ari igihugu gikomakomeye. Ni ukwanduza rero isura ya Israel rero abanyapalestine n'ubundi barashaka uburenganzira bwabo babona ubwigenge. Benjamin Netanyahu minisitiri rero wa Israel
yavuze ko aya mashusho yafatiwe SDI Selma ari kimwe mu bitero bikomeye by'isura ya Isirayeli. Sinzi ariko ibi rero byakomeje kuvugisha abantu baravuga ati burya ni ibi ngibi bibera aho ngaho muvuga muti mushaka agahenge n'ibiki kandi mbona bari babizi ariko wenda ikimenyetso cyagaragaye cyanagaragaye nako yanabivuze rero avuga ati iyi niyo sura rero mubona gusa mbona ntacyo bibabwiye n'imiryango mpuzamahanga ntacyo bibabwiye ni ibihugu bitavugirwamo bikora icyo bishatse igihe bibishakiye. Birumvikana Ricader bagufitiye ibinyobwa bitandukanye byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye byose rero ubisanga muri Ricader. Ibyo byibye n'ibyifuza rero ushobora kuba wamagara kuri nimero ndetse ukaba wanabandikira no kuri WhatsApp. Birumvikana bakorera i Nyanza ya Kicukiro ni ugira ngo mukorane babikugezeho mu rugo aho wibereye mu birori byawe kandi mu kanya gato nk'ako guhumbya mu gihe bamaze kukwemera ko delivery igiye kuba successful mu kanya gatoya. Rero bahamagare kuri nimero 0780 56 39 41 ndetse ubavunyishe kuri 0780 81 51 0203 muri Doma News Live. Tugufitiye promotion nziza cyane ufite ibikorwa byawe by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye ariko bikenewe gukorerwa cyo bita promotion ariko binyuze muri advertisement kwamamaza. Tugane mu gihe cy'amezi 3 twamariza ibikorwa byawe tubigeze kure mu gihe cy'amezi 3 nyine birumvikana ariko ku buntu ni ibintu byiza kandi n'ibintu by'agaciro. Richard Drax ushobora kuba wabahamagara kuri 0791 51 0203 hanyuma ugakomeza ugakurikira amakuru ndetse n'ibyo byose bigezweho muri Doma News Live wibereye iwawe winywera bimwe mu byaturutse muri Ricader birimo rero ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Tugana ku musozo Richard Drax. Wakoze cyane dushimire n'abadukurikiye. Bakoze cyane rwose. Hanyuma gahunda zacu zo zirakomeza. Ngiye mwe muri kumwe mu kiganiro nitwa Emmanuel Iradukunda.